ngo Sawuli yaragiye aba umwami mubi utumvira Imana bituma abaturanyi benshi batamukunda. Noneho ava ku ngoma abise bafite abanzi benshi. Noneho Imana ituranyije Dawudi kugira ngo agikora bwa bwoko bisanga noneho bafite abanzi benshi. Dawudi akora akazi kenshi karenze akari gakine bitewe nuko wamubanjirije yamutangiriye nabi. Nkunda kubwira nawe nkuvuga ngo hari igihe umuntu yisanga mu ngaruka z'umuntu wamubanjirije. Niyo mpamvu rimwe rimwe nifuza kugira ngo mu gusenga njyambwa no kubwira n'abantu ngo nuramuka mumvise ijambo ry'Imana ukabona ko ari byiza waduhamagara tugafatira gusenga Imana. Rwanda turasha Imana rwose kandi nukuri magaze mubasha n'utwaye mabwa n'Imana nanjye basaba mu gishano hose muri izina rya Yesu mukomeze mwaguke mukomeze muhaye mukomeze muronke mwubaka igihugu cyanyu neza kandi muhumure byo numva hirya no hino biba bitambuka ngo bimeze gutya cya mu Rwanda n'amahoro kandi iki gikurikiyeho nta mwanzi nta mugome nta mugambanyi Yesu ari kumwe natwe kandi adufasha ukuboko kandi Imana anyuze no mu bantu batandukanye abayobozi bacu no muri twebwe turasenga Imana ikabigenza neza. Bahaye ikaze mwebwe mwese bakunzi ba Rwanda Gospel Show. Imana y'amahoro ibaho umugisha cyane. Amazina yanjye nitwa Jerry nkuko bisanzwe turi mu ivuga butumwa turi kwagura ubwami bw'Imana. Ndabashimiye mwebwe mwese mwabigizemo uruhare kugira ngo twagure uyu muryango mugari w'ivuga butumwa wa Rwanda Gospel Show. Ni hano no ku isi hose rero aho udukurikiye uherereye hose, abantu bari muri Amerika turabakunda cyane, abantu bari mu Burusiya sinari nzi ko burya pastor mu Rwanda abanyarwanda bari no mu Burusiya barahari tubona inshuti zacu zitwandikira tuti turabakurikiye. Abantu bari mu Burusiya turabasuhuje cyane, nukuri muri abagaciro kuri twebwe aba diaspora muri rusange, aho uri hose ujye uhagararira Kristo neza burya ntako bisa. Turakomeje rero nivuga butumwa ndi kumwe n'umukozi w'Imana uyu munsi agiye kutwibwira anadusangiza ijambo ry'Imana. Ndakwakiriye pastor. Murakoze cyane. Amazina ninde? Nitwa Pastor Nazinda Isaac. Yego karibu kuri ku muryango mugari wa Rwanda Gospel Show. Murakoze cyane. Njya mvuga nti ni hano ni kwiteraniro rirebwa n'isi yose. Yego tuguhaye karibu mu materaniro ya Rwanda Gospel Show. Murakoze cyane. Nishimiye kubana namwe. Amen. Duhesha umugisha udusengera bundi tuganira ijambo ry'Imana. Yego. Murakoze cyane. Yego. Nishimiye kubana namwe umuryango mugari wa Gospel TV. Yego. Ku isi yose mu Rusiya mbwiye ko Yego. Abanyarwanda Imana tugiriye neza. Abanyarwanda hano hose barahari. Hose barahari. Byarantunguye. Hose barahari. Nitwa kanaka reka nirinde kuvuga izina rye ati ndi mu Burusiya ndabakurikiye. Mutugezaho ijambo ry'Imana nkumva ndatangaye cyane. Hose barahari n'uhamagaye ejo. Ubundi nari menyereye ko ari muri Amerika byaba bikabije mu Bubiligi. Mu Burusiya barahari no muri bihugu by'Abarabu barahari aruhamagaye ejo bundi nimbari mu gihugu bari Oman nimbari he. Ahantu hose barahari abanyarwanda rwose baragenze kandi aho muri mujye muhamuronke mu izina rya Yesu. Imana ibagenda imbere kandi bakinguye imiryango. Kadusenga Imana rero dutangire ijambo ry'Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Mana turagushimiye turaguhimbaje kuko uri Imana yacu. Tuvuga ko abanyarwanda impande zose ku isi yose bahari. Nako turabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo aho bari hose Mana ujye bagenda imbere mu izina rya Yesu Nadareti bajye bagenda bahahe baronke jye barinda kurwa n'isoni aho bari jye barinda guhura n'akaga n'amakuba nanjye basoye umugisha aho bari mu izina rya Yesu bari muri Amerika bari muri Aziya bari mu Burayi bari muri Afrika ahantu hose bari umunyarwanda bari hose n'ishuti y'umunyarwanda tukumva wese mu izina rya Yesu ndamuye ikiganza mbasera umugisha mu byo bakora byose bahagunkisha nawe rero tugiye kuganira ijambo ryawe mu izina rya Yesu Nadareti urikira ijambo rigira umumaro mitima yabo ho bari mu izina rya Yesu yaba ari mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda bose bagirirwe neza nawe yaba ari Gospel TV Rwanda yatwakiriye mu izina rya Yesu kumeze kuyagura impande zose ubona ko ayituragije kugira ngo twaje kuyinyuraho ijambo rigire ku banyarwanda bose aho bari rero ribase mugisha nabo kugira ngo nyagasani mu ijuru izambo tuye gusangira kuri iyi televiziyo rigire ku bantu bose risanga urwaye rumikize risanga urwaye mu munezero risanga utakari mutabare risange ufite ibibazo ribikemure impande zose
impande zose ugende wakore mu izina rya Yesu. Nimuhagarika umudayimoni wese wakwivanga mu izina rya Yesu Nazareti kugira ngo abashe kubangamirwa, ahubwo mpaye ikaze umwuka wera kugira ngo azabane natwe, nayo mugaragu nsiga amavuta y'igikundiro imbere y'amaso yawe nkuko bisanzwe imisi yose, kandi undeba wese umunsi amavuta y'igikundiro kugira ngo ijambo mvuga rimugire umumaro kandi rigira agaciro n'imbere yiwe. Urakoze kuri Imana igiye kubana natwe mu izina rya Yesu Nazareti. Amen. Amen. Ndakwakire rwose. Murakoze cyane. Murakoze cyane n'ukuri. Imana ibamugisha. Twatangiye tuvuga ngo turashima Imana kuri ko Abanyarwanda impande zose bahari. Ntabwo ari nkandi bavuga ngo Yesu impande zose bahari ku Banyarwanda, turashima Imana rwose kandi n'ukuri. Magaze mubasha n'utwaye mabwa n'Imana, nanjye mbasaba umugisha ahantu hose muri mu izina rya Yesu, mukomeze mwaguke, mukomeze muhaye, mukomeze muronke, mwubake igihugu cyanyu neza kandi muhumure. Byo numva hirya no hino biba bitambuka ngo bimeze gutya mu Rwanda na mahoro, kandi iki gikurikiyeho nta mwanzi, nta mugome, nta mugambanyi. Yesu ari kumwe natwe kandi adufasha ukuboko, kandi Imana anyuze no mu bantu batandukanye, haba abayobozi bacu no muri twebwe turasenga Imana ikabigenza neza. Rero Imana ibamugisha muri mukore muhahe kandi mufite umutima utekanye, n'abanyu turi hano mu Rwanda turi amahoro mu izina ry'Yesu Nazareti. Rero ndashima Imana yo mu ijuru nyemereye kugira ngo kano kanya keza tusangire ijambo ry'Imana, tuvugane, twungurane ibitishijwe ijambo ry'Imana. Hari ijambo rero Imana imaze imisi yagize ku mutima wanjye, topic yavuga ngo nkunda abankunda kandi abashakana umwete bazambona. Haleluya. Ushobora kuvuga ati se Imana ikunda abayikunda gute? Ni ukuvuga ngo Imana nayo igira amarangamutima. Imana igira amarangamutima, niyo mpamvu umunsi umwe yabwiye umuntu witwaga yari umutambyi witwaga Eli, iramubwira ngo Eli, abana bakoze amakosa, iragira Eli ngo nari navuze ko nzagendana nawe ukagenda imbere y'igiteka ryose, ariko umunsi ndabihinduye. Impamvu Imana yari yarasezerano nuko Eli abana bari bitwaye nabi, Imana itakunze gukorana n'abantu batameze neza, bituma yivuguruza. Imana isa nk'ibihinduye, ariko burya Imana yagira amarangamutima. Imana ikunda abayikunda, ikunda n'abanyabyaha bose uko arabapfiriye, ariko cyane cyane uyikunda nayo imukunda cyane kuruta. Rero mfite ijambo ngo nkunda abankunda kandi abashakana umwete bazambona. Rero umuntu ukunda Imana akayishakana umwete arayibona, kandi ushaka Imana abonwa nayo. Ni ukuvuga mu yandi magambo, gusenga, iyo umuntu asenga abonana n'Imana, iyo umuntu asenga avugana n'Imana, iyo umuntu asenga asabana n'Imana. Nkunda kubwira abantu ahanini cyane, numamagaye numvugishije no ku mateleviziyo, ndavuga ngo iyo umuntu asenga hari ibintu akora kandi bifatikanyije. Reka mvuge ibintu nka 6 cyangwa se 7, nkunda kubivuga, wenda muzanyumva bose mukunda kuba mbivuga, ariko nta gusobanura wo gusenga. Icya mbere, iyo umuntu arimo asenga Imana abavugana n'Imana. Gusenga no kuvugana na Data twese uri mu ijuru. Rero iyo muganira musabana, iyo muganira muvugana, rero mu kiganiro ugenana n'Imana cyerekeye n'isengesho, burya muba muri umunagana no bakundana. Biraba ngo nabo abantu babiri bashobora kugenda mu rugendo rumwe batabyumvikanye, nta nubwo wasenga ngo uvugane n'Imana mudakundana nayo. Cyo ni cyambere. Cya kabiri, gusenga no gusabana n'Imana. Iyo tumwe dusenga dusabana n'Imana, tukamara gusabana n'Imana ukayibwira na Imana ikakubwira. Kera Abanyarwanda iyo mwasangiraga mu karya umukanywa ajya kumukanya ngo ati nguhaye inka yavaga mu biganiro ikava mu busabane. Rero natwe iyo tumwe dusenga dusabana n'Imana, tukamara gusabana n'Imana, Imana ikatugabira, igafata umurwayi ikamugabira gukira, igafata umukene ikamugabira gukenuka, ikamuvana ubukene, igafata udafite akazi kakamuhereza, igafata ufite amadeni ikamwishyurira, biva mu gusabana n'Imana. Rero iyo umuntu asabanye n'Imana, Imana yakugabira, ikakumara mu mubabaro, ikagukiza, ikakurokora, ikakuvana mu marira, ikavana mu gahinda, ikakuvana uryamye, ikakuvana ahantu hatandukanye henshi, kubera wasenze usabana n'Imana. Rero Imana ikunda abayikunda kandi abashakana umwete zajya gute bazayibona. Icya gatatu, gusenga no gushotora isi bidashoboka bigashoboka. Iyo umuntu arimo asenga Imana, arimo ashotora isi byananiranye. Hari ibintu kuzuba bw'umuntu biba bidashoboka, ariko mu masengesho bigashoboka. Ruvuga ngo iyo usenga rero gushotora isi bidashoboka bigashoboka. Ngo ushobora gusenga nta kazi ufite kakaboneka, ushobora gusenga wari urwaye ugakira, ushobora gusenga ufite icyangiro ku bantu Imana ikaguha igikundiro, ushobora gusenga wari uryamye ahantu ukabyuka, ushobora gusenga ari wenyine nta muryango ufite Imana ikakuzana umuryango mwiza, ushobora gusenga nta cyigizo ufite Imana ikakiguhereza. Rero gusenga no gushotora isi bidashoboka bigashoboka mu izina rya Yesu. Abankunda kandi abashakana umwete bazagira gute bazambona. Icya kane, gusenga n'umuyoboro mwiza uguhuza n'Imana. Umuyoboro rero uvuga ngo amasengesho yacu aba umuyoboro mwiza. Iyo tumwe dusenga biragenda neza, ya amasengesho akagenda akagera imbere y'Imana, noneho Imana igahita yumva ikavuga ati uyu muntu warimo arasenga, noneho ya muyoboro ugenda imbere y'Imana, ya amasengesho agahinduka mu mavu mwiza uhumura neza. Rero gusenga bikumero mwiza. Icya gatanu, gusenga
bikingura ijuru. Iyo umuntu arimo asenga abakingura ijuru. Rero turasenga, twamara gusenga ijuru rigakinguka, nyuma gukinguka tugasabana n'Imana, tukavugana n'Imana yacu, ibintu bikagenda neza. Gusenga no gukingura ijuru. Rero ukingura ijuru ninde? Nukundwa n'Imana. Ukingura ijuru ninde? Ni wawe ndukunda Imana. Nkunda bankunda, abanshakana umwete bazagira gute? Bazambona. Icya gatandatu gusenga no kwinjira mu bikari by'Imana. Iyo umuntu asenze yinjira mu bikari by'Imana, ukamenya amabanga. Imana ikakubwira ati mwana wanjye humura ndi kumwe nawe, mwana wanjye nzagendana nawe, mwana wanjye nzakurinda, nzakurinda aho uzajya hose. Uba winjiye mu bikari by'Imana, ukamenya amabanga y'Imana. Gusenga rero no kwinjira mu bikari by'Imana. Rero ijambo ryavuze nkunda abankunda. Topic y'uyu munsi yavuga nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Haleluya. Reka dufashe ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'Ingoma, igitabo cy'Ingoma ibice byaho 7 umurongo wa 12 tugize ku murongo wa 16. Ingoma, igitabo cy'Ingoma cya 2 ibice 7 umurongo wa 12 na 13 dusoma mu izina rya Yesu. Biravuze ngo hanyuma Uwiteka yereka Salomo nijoro, aramubwira ati numvise gusenga kwawe maze nuranyiriza aha hantu ngo habe inzu yo gutambirwamo ibitambo. Nindamuka nkinze ijuru imvura nigwe, ninegeka inzige ngo zone igihugu cyangwa ninohereza mugiga mu bantu banjye, maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarire igicumuro cyabo mbakize igihugu. Dusoma umurongo wa 15. Haravuga ngo uhereye none amaso yanjye azajya yumva n'amatwi yanjye azajya yumva gusenga gusengewe ahantu, kuko unoranyije iyi nzu nkayereza kugira ngo izina ryanjye riyibemo iteka ryose, n'amaso yanjye n'umutima wanjye bizajya biyibamo iminsi yose. Amen. Ijambo dusomye ni ijambo ry'umugaragu w'Imana, Imana yasanzwe Salomo. Salomo ni umwana wa Dawudi. Dawudi murazi ko ari inshuti y'Imana, Imana yakundaga cyane kandi kenshi hari Imana akora kubera Dawudi. Rero Dawudi yagambiriye kubaka inzu y'Imana, maze kugambira kubaka inzu y'Imana, Imana amusaba ati ntabwo uzanyubakira inzu kuko mu biganza byawe harimo amaraso menshi. Ubazi Dawudi yagize ikibazo cyo gutangirirwa n'uwamubanje yamutangiriye nabi. Nuvuga ngo Dawudi, Sawuli ajya kuba umwami yatangiriye Dawudi nabi. Noneho Dawidi yimitse nako yasize Sawuli yasize yimitse. Nuvuga ngo Sawuli yaragiye aba umwami mubi utumvira Imana, bituma abaturanyi benshi batamukunda. Noneho ava ku ngoma abise bafite abanzi benshi. Noneho Imana ituranyije Dawidi kugira ngo ajye kora bwa bwoko, bisanga noneho bafite abanzi benshi. Dawidi akora akazi kenshi karenze akari gakene bitewe no kuba mubanjirije yamutangiriye nabi. Nkunda kubwira nawe nkuvuga ngo hari igihe umuntu yisanga mu ngaruka z'umuntu wamubanjirije. Niyo mpamvu rimwe rimwe nifuza kugira ngo mu gusenga njyambwa no kubwira nawe ngo nuramuka wumvise ijambo ry'Imana ukabona ko ari byiza waduhamagara tugafatira gusenga Imana. Nuvuga ngo buri hari abantu batangiriwe nabi. Ushobora guturuka mu muryango utarabaye umuryango mwiza, ugasanga wenda iwanyu barabandwaga, baraterekeraga, barabasinzi, barabasambanye, bese ibintu bene nk'ibyo ngibyo. None ugasanga ibyo bintu byagiye bisa nkaho bibi nkomyi mu buzima bwabo. None nawe wa muryango uvutsemo ugasanga ntago wasenze ngo unabohoke nawe uruhuru, nawe mbese ubuhoke umererwe neza, bikakubera inzitizi. Ugasanga mu gusenga kwawe harimo ibibazo. Ugasanga none hangaha uhagaze mu ngaruka z'abantu bakera utagizemo uruhari, ari ukubera ko nabo bagutangiriye nabi. Rero noneho ngo muri Kristo Yesu, rero ibyo ngiyo iyo twaje muri Kristo Yesu, Yesu ni uhindura bwa buzima bwa kera akagureza ubuzima bushyashya ukabicyari mu gishya. Vuga ngo rero iyo cyari mu gishyaya ntate kongera gucirwaho. Rero hari abantu benshi none hanga bananirwa atari kubera izindi mpamvu, ari kubera ko bafite babatangiriye nabi. Niyo mpamvu ngo rero nyuma y'ijambo ry'Imana ubundi byakabaye byiza ko usenga Imana ikakubohora. Ibyo byose bishoboka mu izina rya Yesu. Rero ndavuga n'abantu batangiriwe nabi bari mu ngaruka mbi bakomoka mu miryango, hari imbaraga z'Imana zabasha guhindura ubuzima bwabo bikabagendekera neza bakamererwa neza. Rero hano Dawidi asanga uwamutangiriye nabi, arwana intambara nyinshi zitagira agahenge, arwana n'abanzi batagira agahenge, ariko akaba afite umutima w'Imana, agambira kuzubaka inzu y'Imana. Ariko Imana ibyo ukuntu arwanya intambara, ibonye ukuntu arwanya urugamba, iramubwira ati wowe ntago wabasha kunyubakira inzu.
irambwira ati inzu yawe uzakirwa n'umwana uzabyara. Rero Dawudi amaze gupfa, Salomo rero we asanga isi yamuteguriye neza. Buriya Salomo yubatse yafashe ubwami asanga se abanzi bose yarabamaze. Urumva ukuntu gukumbuka ku mubyeyi mwiza. Ni ukuvuga ngo Sawuli yatangire Dawudi nabi, ariko Dawudi aza kuza kurwana urugamba, abanza arabamara, umwana abyaye yima ingoma asanga nta mwanzi isi yaramumaze. Urumva neza kugira ngo uri kuvuga ngo hari ukuntu ushobora kuba uri witangiriro ribi, ariko umuntu yasenga Imana iherezo rikaba ryiza mu izina rya Yesu. Nanone ngo wumvira ijambo ry'Imana uracyafite amahirwe 100%, uracyafite amahirwe yuzuye. Rivuga ngo twabwira Yesu tugahinduza karande tukazikubita hasi mu izina rya Yesu, tukavuguruza imigambi ya Satani, tukavuguruza amajwi yose, tukavuguruza amagambo yose ayavuzwe, tukayavuguruza mu izina rya Yesu. Nadariti no guhinduka mushyashya. Ibikunaniza birahari, ibikugora birahari, ibikurwanya birahari, ariko wasanga ari itangiro utagize ryiza, ariko none ahanga ari itangiro rishyashya mu izina rya Yesu. Nadariti kandi utangiro rishyashya twagufasha kugira ngo tubashe kurigenderamo neza mu izina rya Yesu. Rero no Salomo yima ingoma asanga se abanzi yarabamaze. Amaze rero kwima ingoma ajya mu ngoma nziza irimo amahoro. Buriya Salomo amaze imyaka 40 ku ngoma, nta wigeze arwana urugamba na rumwe, ariko se yararwanye mpaka kugeza asaje. Kubera iki? Yasanze se yararangije kurwana n'abanzi. Noneho Salomo ko yari mu mahoro agambira kubaka yanzu y'Imana, agambira kujya ku cyo ise atagezeho, kuko se yakumye mu ukora, agambira kugira ngo yubake inzu y'Imana. Yagize igitekerezo. Avuga ati data yarabigambiye ntiyabigera kubwo urugamba yarwanaga, kuko uwamutagiriye nabi. None igihe data rero akoze ibikomeye, ararwanya urugamba rurangije, yashyize ku ngoma nziza. Reka nk'ibyo data atakoze, kubera ko yambira intwari, ambira umugabo. Haleluya. Niyo mpamvu rero tutarenga n'ahangaha mvugane n'abantu banyumva bankurikira aho uri hose, ndavuga ngo iri jambo nuryumva ureke ubaki intangiriro nshyashya mu izina Yesu. Ahari guhana guhana uronke nuko ari itangiriro itakugendekeye neza. Wasanga wenda n'umutungo wanyu barawuterekeje kwa ryangombe, wasanga ufite n'ibindi byinshi n'amazina yawe yaratekewe hano, ariko none ndakuvuga ngo haracyari ibyiringiro yuko itangiriro yawe ibasha kuba rishyashya. None agambira kubaka yanzu rero arayubaka, amaze kuyuzuza none ahamagara abisire bose bajya gutamba ibitambo muri yanzu. Rero amaze gutanga ibitambo muri yanzu rero Imana iranezerwa, cyo Imana kiramanuka, biba ngombwa ko n'abatambyi badatamba, kuko Imana ubwo yari yagize gute, yari yimanuje, kuko Imana yanezerewe, Imana yishimye, Imana aguwe neza. Niyo mpamvu ngo Imana ikunda abayikunda, nkunda bankunda, abanshakana umwete azajya gute bazambona. Rero uyu mugabo twa Salomo yubakiye Imana, Imana iranezerwa, Imana yishimira ibyo akoze, Imana yishimira ibyo Salomo akoze. Rero bituma Imana iza kuza kugira ngo igire mu ruhari mu munsi mukuru wabaye gutaha yanzu y'iki y'Imana. Bagiye kwibona bibona Imana icyo cyabo, irazana yibana nabo, kiramanuka kiza aho ngo cyuza mu rusengero, n'abatambaga ibitambo bose barikira aho ngaho, ngo bamara iminsi batanga ibitambo, bamara isamerewe neza. None ngo aza kuza gusezerera abisire bose barataha, nawe arataha. Aha twasomye rero Salomo ngo atashye ageze mu rugo akiryama, Uwiteka Imana aramusanga. Haleluya. Aha niho navuga ngo rero Imana ikunda uyikunda, nkunda bankunda, abashakana umwete bazambona. None Imana rero n'abana ngo rero igihe cyose ukunda Imana, haleluya, igihe cyose wumva ukunda Imana, ukumva yishaka, nivuga ngo Imana ubonwa nayo, ushaka Uwiteka abonwa nawe, n'ukunda Uwiteka azagukunda, n'umushakana umwete uzamubona, kandi nushaka n'umuhamagara azakwita. Avuga ngo guhamagara Imana irakwita, iyo utabaje gutabara. Hari ijambo riri muri Bibiliya muri Yeremiya ibice 3 bice 33 murongo wa 4 ngo ndi Imana y'ikintu ikora nayo nkagikomeza. Urumva? None wa gatatu ngo nabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biri hejuru utabasha kumenya. Bivuga ngo ukunda Imana niyo yageze mu kibazo aratabaza, kubera ko Imana ari inshuti yawe ikagutabara. Iyo umuntu akunda Imana yageze ahantu hamugoye arahamagara, ya Mana ikitaba, kubera iki wowe uri inshuti y'Imana, Imana ikazi kitaba. Iyo umuntu asenga Imana akagenda agakomerwa akajya mu kintu gikomeye arasenga Imana, iyo asenze Imana, Imana irumva, Imana yumvise iramanika ikazi gakora ko wowe ukundwa n'Imana. Rero Salomo ngo amaze kuryama ngo Imana amusanga, ngo hanyuma y'ibyo ngo Imana isanga Salomo nijoro, ngo iramuha ngo nindamuka nyinze ijuru. Imana itangiye kumusezeranya, nindamuka nyinze ijuru
imvura nigwe, haleluya, nindamuka nyize ijuru imvura nigwe, cyangwa se mugiga igatera mu bwoko bwanjye, cyangwa se intambara igatera mu bwoko bwanjye, mu yandi magambo mu bwoko bwanjye niharamuka havuze ikibazo, nindamuka nyize ijuru, mu yandi magambo agatera ikibazo, abise bakagira ikibazo, inzara igatera, amapfa agatera, intambara zikaza, ibibazo bikavuka, indwara zikinjira, ukabona ibibazo byakuvukanye Salomo. Imana yabwiye Salomo amagambo, nubona ibyo byose bibaye, ukabona ijuru rakinze, ukabona urareba hejuru ukabona ntabwo bikunze, ukareba impande zose ukabona ntabwo bikunze, ukareba mu nshuti ntabwo bikunze, ugamagara umuvandimwe ugasanga ntabwo kwitaba, ukabwira mwe nawe ukabona ntabwo kwitaba, ukaramuka ukabonye ukareba hirya no hino ugasanga nta gisubizo. Rero ngo nuramukubonye byagenze gutyo, oh haleluya, nuramukubonye byagenze bityo, muri magambo ukabona ijuru ryakinzwe, ukabona imvura ntabwo igwa, ukabona mugiga zateye mu gihugu, ukabona intambara yamaze gutera, ukabona ibyago biravutse. Aya ni amagambo Imana yabwiraga Salomo umukozi wayo. Rero ngo nuramukubonye, ndavugana nawe ubwa ngo nuramukubonye, niko Imana yabwiye Salomo, nuramukubonye ibi byagenze gutyo. None abantu banjye, haleluya, abantu bitiriwe izina ryanjye, abantu bitiriwe izina ryanjye nibaramuka baciye bugufiya bagashaka mu maso hanjye, ariko biri jambo ngo nuramukubonye ibibazo byavutse, nuramukubonye intambara zavutse. Reka magari hano mvuga ngo wowe tuvugana aya magambo, wowe ndeba none aha ngaha, nuramukubonye ni isezerano, nuramukubonye hari ikibaye, ukabona ibibazo byakuvukanye, niko Imana yabwiye Salomo ngo nuramukubonye ibibazo byamaze kuvuka, ukabona intambara zavutse, ukabona abantu bateye igihugu, ukabona inzara yateye mu gihugu, inzira zateye mu gihugu, abantu bitiriwe izina ryanjye, abantu bari bitiriwe izina ryanjye ni babandi bavuga ngo nkunda bankunda, abantu bitiriwe izina ryanjye. Aha kantu kumve neza, abantu bitiriwe izina ryanjye, unavugana n'abantu bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, nkongera nkavugana nawe utaramwakira, kugira ngo iri jambo niturisoza kurivuga nawe winjire muri iki kintu, winjire muri uyu murongo turimo, winjire muri iri jambo ry'Imana, winjire mu bakristo, nawe aya masezerano akujyeho, nawe ujye mu bantu bahamagara Imana ikitaba, ujye mu bantu batabaza Imana igatabara. Rero aravuga ngo abantu bitiriwe izina ryanjye, abantu bitiriwe izina ryanjye nibaramuka baciye bugufiya, haleluya, nibaramuka baciye bugufiya bakareka ingeso zabo mbi bagahindukira, ubu Imana ibishaka kugira ngo abantu bitiriwe izina ryanjye niharamuka havutse ikibazo, niharamuka havutse ikibazo, uburwayi bugatera, ubushomeri bugatera, hanyuma akazi kakabura, hanyuma inzangano zikavuka, hanyuma urubyaro rukabura, ingo zigasenyuka, hanyuma ukabona umugabo yabuze, hanyuma ukabona umugore wamuze, ukabona amafaranga ntabwo araboneka, ukabona amadeni yakuvukanye, ibi byose ukabona ikihe cyarutse, abahinzi ntabwo bahinze ngo beze, inzara igatera, amapfa agatera. Bivuga ngo abantu banjye, haleluya, abantu banjye, bivuga ngo Imana iratuzi, yemura ngo Imana iratuzi ikamenya n'amazina yacu, ikavuga ngo Pastor Nazinda ndamuzi, atuye Kigali, atuye Kagugu, haleluya, atuye muri Kinyinya. Imana iranzi, izi n'amazina yanjye, izi ni imigendere yanjye, izi ni imihagurukire yanjye, izi yari izi ko nza kuza kuba ni hano kuri Rwanda Gospel TV, yari ibizi, yari izi ko uyu munsi nza kuza kuba n'umuntu uri muri Amerika, yari izi ko uyu munsi nza kuza kuba n'umuntu uri muri Aziya, yari izi ko uyu munsi mvuga n'abantu bari mu Rwanda. Imana yari izi ko mvuga n'abanyaburayi, Imana yari ibizi. Rero Imana iratuzi, rero izi ko turi abana bayo, izi ko turi ubwoko bwayo, izi ko turi abayo, kandi Imana izi ko unarushye. Amen, haleluya. Imana izi ko urwaye, Imana izi ko byakugoye, Imana izi ko byakuvunnye, Imana imwe igasanga byakunaniye, ariko dore isezerano igusezeranya, dore ukuntu Imana ivugana nawe. Iravuga ngo nuramukubonye byakugezeho, ukabona byose byaje, ukabona ibintu bimeze nabi, oh haleluya. Icyamira ijambo aba bantu bakaryumva neza, kugira ngo ubashe kwivana aho hantu, ubashe kwivana muri ako kaga. Maze kuvuga ijambo ngo iyo umuntu atagomye, ngo iyo utagomye, ngo iyo utagomye ntabwo wivana ku buretwa. Nivuga kugira ngo uve mu buretwa nuko ugomera bugushyiramo, iyo ikintu kigushyira mu buretwa urakigomera, ubona kukigomera ubita ukavaho, ariko iyo wemeye kuyobora ukora ku muretwa. Rero kugira ngo ibyo bikuveho, kugira ngo iyo ndwara ikuveho, kugira ngo ayo madeni akuveho, kugira ngo n'urwo rubyaro rubone, reka mvuge ayo magambo, kugira ngo naho ngaho uri ugire ikintu uhaha kiboneke, nuko ubanza ukagomera Satani mu izina rya Yesu Nazareti. Uvuga uti uburyo twishyiraho muvuyemo. Rero Imana yavuze ngo abantu banjye, ubanze ugomere Satani, wumve ko uri umuntu w'Imana, wumve ku ruhande rw'Imana. Abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibaramuka baciye bugufiya bakareka ingeso zabo mbi bagashaka mu maso hanjye, haleluya,
bagashaka mu maso hanjye. Icyo Imana ishaka ni ukuhaguruka, nuko wowe ugomera Satani uvuga uti no, igihe maze hano kirahagije. Uyu munsi mwana bigira bisengo baza mu kusuze ngo baze umusozi wa Seningu igihe kirekire. Rivuga ngo ni igihe kinini cyane bawuzengurutse. Baragiye barawuzenguruka imyaka wa mbere, barazenguruka umwaka wa kabiri, barazenguruka imyaka 10, barazenguruka 20, barazenguruka imyaka 30. Uvuga ngo bawuzengurutse kirekire. Bagenda bigaruka basanga baraho bagiye barazenguruka ngo umunsi Uwiteka Imana arabasanga. Rivuga ngo igihe mwazengurukiye hano kirahagije. Haleluya. None ni mucyamike. Rivuga ngo rero nawe igihe umazemo ikamwe ngo kirahagije. Igihe umaze mu mubabaro kirahagije, igihe umaze mu gahinda kirahagije, igihe umaze uhanurwe kirahagije, igihe umaze utabyara kirahagije, igihe umaze n'akazi ufite kirahagije, igihe umaze iminsi urwaye kirahagije, mu izina ry'Yesu na Dawidi. Ijambo ryavuze ngo abantu bitiriwe izina ryanjye. Full stop. Icyangombwa ni wowe ugomba gushyira mu bikorwa kino kintu. Kira muri practice kuvuga uti ngiye ngiye gukora kino kintu. Abantu bitiriwe izina ryanjye nibaramuka baciye bugufi. Password. Nibaramuka baciye bugufi. Haleluya. Nibaramuka baciye bugufi. Password. Nibaramuka baciye bugufiya bakareka igeso zabo mbi. Naho ngaho gusora uzingi. Nako pastor nukubera iki bazengurutse iyo myaka yose kandi inzira yari iri bugufi. Impamvu bazengurutse imyaka yose inzira iri bugufi kubera iki batayibonaga. Ni kwa kundi kudahamanya neza mu by'ubumana. Rivuga ngo bo baraje bageze mu butayu basa nkaho batangiye gushidikanya mu byo barimo. Bayitera umugongo. Basa nkaho bayiteye umugongo ariko Uwiteka akomeza kubarinda. Rero bazenguruka n'ubundi bamwe batayemera. None ugiye kureba icyo natoyemo nuko ubuzima budafite Kristo ni nk'ubuzima bw'ubuhomyi bwo kutabona. Yes, aho nenge kwagera vuga ngo kubera ko bavanye amaso kuri Kristo Yesu byatumye bazenguruka. Kandi impamvu banazenguruka burya hari Imana yageraga ivanamo bamwe batayemeraga bageraga bagahunga ko bazenguruka niko bahagwa. Ko bazi ko bageze i Kanani hageze abana bavukiye mu butayu n'abagabo babiri gusa bonye bavuye muri Egiputa. Yosuwa na Karibu. Rero igihe bazenguruka rero niko bagwaga aho ngaho. Ko bazenguruka bamaze gushira rero nibwo bavuga ati rige mwazengukiye utekirahagije. Mu cyamike. Wabonye neza. Rero ubuzima budafite Kristo hari igihe Satani ariyugwamo. Haleluya. Rero hano naho reka mbwira ngo aho hantu vuga ngo umutaramna uturumva Kristo Yesu nawe ngwino. Nawe turangiza ijambo ry'Imana bamaze kuza none nawe ufata umwanzo kugira ngo tubashe gusengana nawe tugende neza. Rero hano haravuga ngo abantu bitwa izina ryanjye. Iyo niyo password. Nibaramuka baciye bugufi bakareka ingeso zabo mbi bagahindukira, haleluya, bakaza mu maso yanjye. Imana ashaka kugira ngo tuze mu maso y'Imana. Ukaza mu nzu y'Imana, ukaza mu maso y'Imana, ukaza bugufi bw'Imana, ukaza ugasenga Imana, ukavugana nayo, mugasabana. Ijuru ryakigwa kubwo mu izina ryande Yesu. Ndavuga ngo rero abantu bituzanjye nimara kwaciye bugufi bakareka ingeso zabo mbi bagashaka mu maso hanjye bagahindukira nanjye, haleluya, kuko baje imbere yanjye. Kuko bahindukiye. Dore ko Imana ishaka. Imana yashaka kunura ingamba. Irashaka yuko uhaguruka, irashaka yuko uza, irashaka yuko uhindukira, irashaka yuko uva mu mbaraga nkeya, irashaka yuko ureka ibyo ngibyo wibwira, irashaka yuko ureka amaganya, irashaka yuko ukwivovota. Imana irashaka yuko uva aho hantu none ukaza ukayisanga. Irabizi neza. Imana izi kuba inshuti yanjye. Imana izi kugowe, irabizi neza. Ariko ngwino, haleluya, nimba kandi ufite imbaraga nkeya duhamagare. Abantu babyerejwe duhamagare. Gospel Rwanda Gospel yatugiriye neza. Uyu ni umuyoboro uduhuza namwe mu izina ry'Yesu. Rero nimba wumva ufite imbaraga nke duhamagara babyire tugufashe mu izina ry'Yesu cyangwa ufite umushumba wawe ukuyoboye musange mubwire ariko uze tugufashe kugira ngo nimba ufite imbaraga nke tukongera imbaraga. Vuga ngo kongera ntabwo ngo tugushyemo essence ko turakwereka inzira. Vuga ngo none haguruka duhagurukane twatake mu izina ryande Yesu tukwereka ikintu kikuvana uburetwa. Ijambo ry'Imana regari bivuga neza ngo ni inkota y'ubugi ityaye ya moji yombi rwose rirahinguranye cyane rwose. Wakubita ukongera kubituka rirahinguranya mu izina ry'Yesu. Rero ngwino rero kuvuga ngo rero icyo tuvuga dore ngiki kuvuga ngo rero uyu mwanya ikimana gushaka nukuza, haleluya, nukuza imbere y'Imana ukazi kakubona. Ndavuga ngo rero nibaramuka nibahindukiye bakaza bugufi bakaza mu maso hanjye bakingeso zabo mbi nanjye nzumva gusenga kwabo, haleluya. None manuke mbakize niko twasomye ijambo mu ngoma ya 2 ibice 7:12. Manuke mbakize nimara kubakiza mbakirize n'igihugu, haleluya. Ndavuga ngo ntabwo Imana igukiza wenyine, Imana iragukiza igukirize n'igihugu. Imana yagukiza indwara ikagukiza n'igihugu cyawe. Imana yagukiza ubwo yagukiza ubushomeri igakiza n'igihugu cyawe. Uzi ko Imana yagukiza iyo ndwara urwaye ikagukiza amahoro ugatekana, haleluya. Uzi ko iyo Imana yakwishyura amadeni ufite yagize kugwa n'umutekano mu gihugu cyawe. Niyo mpamvu rero mvuga ngo twebwe turi amahoro mu izina ryande Yesu na Dawidi. Rero Imana ivuga ngo nzamanuka ngukize,
haleluya. Nimara gukiza ngo ukirize n'igihugu, mwene magambo ndagukiza ngo n'umutekano wuzuye naho utuye naho urara, ndagukiza ngo n'umutekano n'abaturanyi bawe, ndagukiza ngo nukorerwa neza, mwene magambo uzarya uhage nta guteye ubwoba. Haje bavuga ngo nzaba inyamaswa z'inkazi. Imana ishobora ifite imbaraga zaza zikaba inyamaswa z'inkazi ku buzima bwawe mu izina ryane. Inyamaswa y'inkazi nibyo bikugoye, inyamaswa y'inkazi niyo nzara, inyamaswa y'inkazi niyo muhombo, inyamaswa y'inkazi niyo ndwara imeze nabi, inyamaswa y'inkazi ni ubwo bukeya uri wenyine, inyamaswa y'inkazi ni ukusanga nta muntu ufite kurebera, inyamaswa y'inkazi guhamagara umuntu agiye kwitaba, inyamaswa y'inkazi uko nguko ujya guhana ugira icyo ubona, inyamaswa y'inkazi uko washatse ntabwo urabyara, inyamaswa y'inkazi ni uko nguko ugerageza ibihugu byakurangije. Iyo ni inyamaswa Imana ivuga ngo nimugire umwete wo kumvira nanjye nzama inyamaswa z'iki z'inkazi, haleluya. Rero inyamaswa y'inkazi nuzi imbere y'Imana, iyo inyamaswa y'inkazi irashira. Iyo umuntu afite inyamaswa y'inkazi nta muntu umusura, ntawe. Ku inyamaswa y'inkazi irahari nta birayi biri iwawe, inyamaswa y'inkazi irahari nta kawunga, inyamaswa y'inkazi irahari nta ji, inyamaswa y'inkazi irahari mu kofi nta kintu kirimo. Iyo ni inyamaswa y'inkazi. Inyamaswa y'inkazi imifuka yaratose, inyamaswa y'inkazi nta konte. Rero iyo ngiyo inyamaswa y'inkazi inuvuga ngo iyo wumva Imana iraza ikayimaraho, oh haleluya, iraza ikayikuraho noza ukasigara muzima. Rero rivuga ngo nuramuka uje imbere y'Imana ikiri kuvanaho, irabanza kuvana uwo mutenya w'inyamaswa y'inkazi mu izina ryande Yesu Nazareti. Rero nimba ufite agategeko gakeya rwose, gospel yarabikimuye Rwanda TV, Rwanda Gospel Show, ngwino tufatikanye dusenga Imana tugufashe. None iyi televiziyo naho Imana y'umugisha mwiza Yesu Nazareti. Rero kuvuga ngo ibi ikoreka byose aha ngaha nuko twagize amahirwe neka bihari. Rero Imana ibamugisha n'ubuyobozi bwanyu mwiza Yesu Nazareti. Rero ijambo ry'Imana rero ngo nimuramuka muje imbere yanyu mugaca amaso yanyu mugaca bugufi, nanjye nzo gusenga kwanyu kandi ndumve ndi mu ijuru, haleluya. None manuke mbakirize n'igihugu, haleluya. Ribabwiye ngo ahantu uri wakire gukira mu izina rya Yesu, kandi Imana igukirize naho uri, haleluya. Niba uri mu Rwanda Imana igukize, igukizanye n'abagenzi bawe, igukize n'igihugu cyawe. Nimba uri mu Burayi Imana igukize kugira ngo nawe uri nawe hakize uhaba amahoro mu izina ryande Yesu Nazareti. Nimba uri muri Amerika Imana igukize, ibikugenzaho byose bigukize, inyamaswa z'inkazi zikumareho mu izina rya Yesu kugira ngo nawe uri uhaba amahoro, haleluya. Niba numva ndi mu mavuta avuga ngo wakire gukira mu izina rya Yesu Nazareti, numva ndi mu mavuta avuga ngo akira Imana ikushyira amadeni, numva ndi mu mavuta avuga ngo aho ngaho maze iminsi uryamye haguruke mu izina rya Yesu Nazareti. N'umwuka w'Imana asa nk'unyemerera unyemeza ngo nimbwire umuntu wese waba yakira umunezero mu izina rya Yesu Nazareti. Numva mfite ishyaka n'ubutwari n'ikintu kisubika cyane cyane umwuka w'Imana arimo nyumvisha neza, avuga ngo nimbwire abantu bakira amahoro, bakira umunezero, bakira akazi, bakire gukira, bakire kuhana kuronka ibiganza byanyu. Numva Imana ivuga ngo mwakire guhana kuronka, mwakire kwakimisha w'Imana mu izina ryande Yesu, kubwira ijambo ry'Imana. Rero ijambo rivuga ngo nanjye nzumva ndi mu ijuru manuke mbakirize n'igihugu, oh haleluya. Rero uyu mwanya rero nimuvuga amagambo ngo Imana ikunda nkunda bankunda, haleluya. Abashakana umwete bazajya gute bazambona. Ngwino imbere y'Imana wowe n'Imana, haleluya. Ngwino imbere y'Imana uhakirire, ngwino imbere y'Imana uhabone ubuzima, ngwino imbere y'Imana uhabone amahoro, haleluya. Unabwira abantu ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'iki n'ubugingo. Ni bavuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo, bavuga ngo inzira ya Kristo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Kwa Yesu ni inzira itarimo indwara, ni inzira itarimo amahwa, ni inzira itarimo imisozi, ni inzira itarimo inzangano, ni inzira itarimo abarozi, ni inzira itarimo ubugambanyi, ni inzira n'ukuri n'iki n'ubugingo. Ngwino kwa Yesu, haleluya. Ngwino umubonemo amahoro, ngwino umubonemo agakiza, ngwino umubonemo ibyo ushaka byose, ngwino Yesu aguhoze urira, ngwino Yesu agutabare utabara, ngwino Yesu akurenye warengana, ngwino Yesu akwambura ikigo cy'ibidandabiranya. Waje nkunda bankunda, abashaka umwete bazambona. Ngwino ndakwingize n'ukuri urimo urandeba, ngwino Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo, ni inzira itarimo abarozi bakuroga. Kwa Yesu nayihari mu izina rya Yesu, ni inzira itarimo akaga n'amakuba ntayihari, ni inzira y'ukuri n'iki n'ubugingo. Nkunda bankunda, abashakana umwete bazambona, haleluya. Abashakana umwete bazambona, abashakana umwete bazambona, abasengana umwete nzabumva, abasengana umwete nzabatabara, abashakana umwete bazabagira neza. Ngwino kwa Yesu, ngwino Yesu akugire neza. Nkunda bankunda, abashaka umwete bazambona, abashaka umwete bazambona. Rero avuga rero ngo abantu tuzaranye nibaca bugufiya bagasheka basha mu maso hanjye, nayo zuva gusenga ndi mu ijuru manuke mbakirize igihugu. Ivuga abagabo meza ngo kandi, haleluya, uhereye none umutima wanjye, uhereye none umutima wanjye uzaba hano hantu, uhereye none umutima wanjye uzaba hano hantu, amaso yanjye azajya areba, haleluya. Uyu munsi mvugane nawe, amaso y'Imana arakureba, amaso y'Imana arakubona. Niba uri mu modoka amaso y'Imana arakureba,
nimba uryamye amaso y'Imana arakureba, nimba uri mu kazi amaso y'Imana arakureba, ahantu hose amaso y'Imana arakureba. Imana iguha imbaraga, Imana iguha ubushobozi, Imana ikurengera. Amaso y'Imana arakureba, amaso yanjye azatangira kureba, amatwi yanjye azatangira kumva, kandi kumva gusengera hano hantu byose bivuga ngo Imana rero igusange mwiza Yesu. Imana ikumve aho uri hose, Imana imira kwitegereza aho uri. Imana wa uri mu kazi irimo irakureba. Icyangombwa ngwino, password ni uguhindukira, password ni uguca bugufiya, password ni ugushaka Imana. Ngwino mwizina rya Yesu Nazareti. Nkunda abankunda, abashaka umwete bazambona. Ndavugana nawe mwizina Yesu, Imana ikurengere. Ndavugana mwizina Yesu, Imana igusange mwizina Yesu, Imana ikugire neza, Imana ikwiteho, Imana ikugenderere. Ndavugana nawe kugira ngo Uwiteka inyenga Imana igusanga uri mwizina Yesu. Password ni ayindi vuga ngo unkunda abankunda, abashaka umwete bazajya gute bazambona. Ndavuga ngo amutima wanjye n'amaso yanjye no gusaba kwanjye bizatangira kugenda bigenda ahantu hantu. Ayo ni amasezerano Imana yahaye Salomo. Kamubwire uyu munsi wa none, byashoboka ko Yesu ari kumwe nawe, byashoboka yuko Yesu yakurengeye, ariko n'uyu munsi acyakurengera. None kandi byashoboka yuko gutangiriye nabi, wenda byashoboka yuko wavutse mutangira akuruvuga ngo harandi mahirwe mwizina Yesu ati hari imbaraga z'Imana, hari Imana hindura ibitekerezo, hari izina ry'Imana ryaza rigahindura rikavuguruza imigambi Satani. Niba bavuze ngo uzafatwa ngo baho, niba bavuze ngo uzakotwa ngo biraguma gukunda, niba ijambo ryavuze ngo bizakunda twe ngo birakunda mwizina ryande Yesu. Vuga ngo bishoboka mwizina ryande Yesu. Ikintu cyambere ni password. Nuvuga ngo nimba ushaka kugira ngo wese akugire neza, hindukira mwizina rya Yesu, hindukira mwizina rya Yesu. Password nuvuga ngo abantu cy'izina ryanjye niba kubaciye bugufiya bagashaka mu maso hanjye, bakareka ingeso zabo mbi, bakavamo bakaza, Imana iza kujya neza. Vuga ngo nzamanuka mbakirize n'igihugu mwizina rya Yesu Nazareti. Rero ngo ahuri wakire gukira mwizina rya Yesu. Iyo ni ijambo ry'Imana. Ahuri wakire umunezero mwizina rya Yesu, ijambo ry'Imana. Aho uri ugubweza mwizina rya Yesu, ijambo ry'Imana. Niba bitagenda bigende neza mwizina rya Yesu, ijambo ry'Imana. Nimba akazi karimo ingorane kazi bo mwizina rya Yesu, ijambo ry'Imana. Nimba wasogora ukanga ubake mwizina ijambo ry'Imana. Wenda bankunda abashakana umwete bazagira gute bazambona. Haleluya. Reka dusore ijambo ry'Imana rigufiya dusigaje kiye gusoza. Dusomye igitabo cy'Abami, igitabo cy'Abami cya kabiri nanone tara dusoma 2:7-5. Yego, igitabo cy'Abami, igitabo cy'Abami. Haleluya. Lefoskilebo indaremoso sekelevo yasikele boshengro la baskile fas. Yesu nawe zakira jambo Jehova shama. Dusomeye 19. Yesu uri mwiza. Mungu wa 20. Anaweza ute. Anaweza. Mungu wa 20. Abami ba igitabo cy'Abami cya kabiri ibice 19 n'umurongo wa 20 gusa wonyine. Tuvuge gato hasiga dusengana n'abantu, kandi ndimo numva amavuta y'Imana ku buzima bwawe, kandi ndimo numva Yesu arimo agenda kurukiza umutima, kandi ndimo numva Yesu agenda gukiza indwara, ndimo numva Yesu agenda abohora ibyari biboshywe, ndimo numva Yesu agenda hagutsa abantu bari baryamye babuze ko babyuka, ndimo numva Yesu agenda aburana imanza zari zinaniranye, ndumva Yesu agenda kubitangaza n'imirimo. Wakire gukira mu izina rya Yesu, wakire ubutsinzi mu izina rya Yesu Nazareti, wagiye kumererwa neza mu izina rya Yesu Nazareti. Ubwo n'ubuhanuzi Uwiteka Imana araguha kugira ngo uhugubwe neza, Yesu akugire neza. Katsumira ijambo ry'Imana. Hanyuma Yesaya mwene Amose atuma kuri Ezekiya ati, Uwiteka Imana ya Isiraheli aravuze ngo. Haleluya. Kano karamfasha neza rwose. Hanyuma Yesaya mwene Amos atuma kuri Ezekiya ati, Uwiteka Imana ya Isiraheli iravuze ngo, kuko wayisabye kukurengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri irabikoze. Oh haleluya. Irabikwemereye. Reka dusome muri jambo. Numva iki ni igisubizo cyawe. Nuvuga ngo iki ni igisubizo cy'umuntu uri munkurikira. Ni Imana ivugana nawe. Ni Imana, ni wowe tuvugana, ni wowe uri mundeba, ni wowe nonanga uri mukurikirana iyi, ni wowe. Haleluya. Ni Imana ivugana nawe. Umva amagambo. Umaze iminsi usenga, umaze iminsi uri uhamagara, umaze iminsi utabaza, umaze iminsi utaka, kuko wayisabye. Haleluya. Kuko wayisabye kukurengera irabikwemereye mu izina rya Yesu. Wakira igisubizo cya mu izina rya Yesu. Ngo hanyuma Yesaya mwene Amos atuma kuri Ezekiya ati, Uwiteka Imana ya Isiraheli aravuze ngo. Iyo ni Imana ivugana nawe. Imana yavuze ngo, haleluya, iravuze ngo kuko wayisabye
kukurengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri irabikwemereye. Haleluya, haleluya. Rero ijambo twaganira waryumvise neza. Nkunda bankunda, abashakana umwete nibo bazambona, abashakana Imana umwete iravugana nawe, kuko wayisabye kukurengera, kuko wayisabye kugira ngo ikurengere. Wasabye nawe kugira ngo ukurengere, umaze iminsi ubwira ngo Mana wandengeye, Mana wangiriye neza, Mana wanabaye. Ijambo ryavuga ngo kuko wasabye Imana kukurengera irabikwemereye. Haleluya. Rona hari igihe umuntu abakora ibintu bitagenda neza, Mana wandengeye. Niko Imana yabwiye umugabo ngo kuko wansabye kukurengera. Niko Imana yabwiye ngo genda ubwire umwami Hezekiya, ubwo ngo kuko wasabye kukurengera, wansabye kugira ngo nkurengere ku mwami Senakeribu, nanjye ndabikwemereye. Haleluya. Rero ndavugana nawe umunsi wa none, umaze iminsi usenga, umaze iminsi wamagara Imana, wagiye mu masengesho, wazamutse umusozi, waraye mu cyumba, waraye mu masengesho, nimba igitabo cyavuga mu gasenga ukarira. Rero durubanuzi none hanga kuko wasabye Imana kukurengera. Haleluya. Kuko wasabye Imana kukurengera, kuko umaze iminsi uti Mana wandenge, hano mu kazi bikagenda neza, Mana wandenge ahanjye mwe habyuka, Mana wandenge nkabona amahoro, Mana wandenge ukanyubakira, Mana wandenge izi Mana nkaziburana, Mana wandenge mu kazi kagenda, Mana wandenge muri amahanga ndimo, wandengeye Mana wandenge, Mana uri muravude Mana wandenge, Mana wandenge. Dore ijambo ry'Imana ngo kuko wasabye Imana kukurengera kuyo kibazo ufite kimeze nabi, kuko wasabye Imana kukurengera kugira ngo Imana igusange. Haleluya. Arongera nkumva leta numva nkanezerewe gusa, hagiye mvuga ijambo nkumva rimo rirafasha, hagiye mvuga nkumva nahita ngo ngumva Uwiteka avugana nawe, hagiye mvuga Uwiteka hari ikintu ushaka nawe. Rero kuko wasabye kukurengera, kuko wasabye kugira ngo Imana ikurengere. Haleluya. Ndumva n'umwuka w'Imana ngo humura, ndamwa ngo nutinye Uwiteka ari kumwe nawe, nukihe Imana ari kumwe nawe. Ndamwa nawe wari wihebye, nutinye Uwiteka arameze ko ari kumwe nawe, nukihebe Uwiteka ari kumwe nawe, ntugire ubwo Uwiteka ari kumwe nawe. Aho wicaye ndaguhamiriza, I am sure aho wicaye Imana iri kumwe nawe, muri ako kazi kawe Imana iri kumwe nawe, nucika intege Imana ikumwera ije kubigenza neza. Aho ngaho ucururiza ntabwo wagira, Imana iri kumwe nawe, iramemeza ko ije kubigenza neza. Urwo rugo rwawe Imana iri kumwe nawe, urubyaro rwarabuze Uwiteka ari kumwe nawe, uragerageza byaranze Uwiteka ari kumwe nawe. Arabambuza ngo nimbwire abantu ko Uwiteka ari kumwe nabo, aho Uwiteka ari kumwe nawe, kuko uyu munsi Uwiteka Imana yemeye kukurengera. Umaze iminsi uhamagara Imana ati wandenge, Imana yabikwemereye. Niba wumva ufite imbaraga nke, hamagara turahe tugufashe, tugusengere, Imana bigenze neza, Imana yabikwemereye. Rero nawe Imana yabikwemereye, avuga ngo kuko wasabye kukurengera ku mwami Senakeribu wa Ashuri, nanjye ndabikwemereye, nanjye ndabyemeye, bishyize mu bikorwa, nanjye ndabyemeye ngiye kubikora. Haleluya. Rero uyu munsi none Uwiteka Imana yabikwemereye. Hari ibintu Uwiteka agiye guhindura nyuma y'ijambo, hari Uwiteka agiye guhindura umaze kumva ijambo. Ndabona Uwiteka Imana agiye gutanga ubuzima bushya. Ndabona Imana irimo igenda ihindura, ndabona amadosiye amwe asa nk'agenda ahinduka, ndabona amadosiye amwe yasaga nkaho yarihindutse Imana yahindura. Ndabona Imana itanga promotion, ndabona Imana itanga urubyaro, ndabona Imana iburana imanza ku buzima bw'abantu ikazitsinda, ndabona Imana iteza abantu intambwe ku buzima bw'abantu, ndabona Imana itanga amatikono bashaka kugira ngo babashe kujya, ndabona Imana igenda ikingura imiryango yarikinze, ndabona Imana itanga amoko batayafite, ndabona Imana urumva gusenga ko abantu bamwe bari bameze bashaka basengaga, ndabona Imana irimo ko bitangaza birimo. Numva Uwiteka nyemeza neza yo Uwiteka nyegaba hari kirimo ko muri ijambo ry'Imana. Numva Uwiteka nyemeza ko umuntu wumva ijambo ry'Imana hari gitangaza cyo guturuka ku buzima bw'umuntu. Ndumva Uwiteka ambwira ngo hari ibintu agiye guhindura ku buzima bwawe. Ndabona impinduka kuri ijambo, ndabona impinduka ku bantu, ndabona ibintu bigenda biba, ndabona ibintu bigenda bikosoka, ndabona ibintu bigenda neza, ndabona umwuka w'Imana ku bantu, Uwiteka agenda ahindura, ndabona Imana agenda itanga umusaruro. Rero Imana ngo kuko wayisabye kukurengera, kuko wayisabye kugira ngo ikurengere kugugoye, kuko wayisabye kugira ngo ikurengere kwa nakurije. Uyu munsi wa none dusoza iravuga ngo Imana irakurengeye mu izina rya Yesu. Akira kurengerwa n'Imana mu izina rya Yesu, akira ubutabazi bw'Imana mu izina rya Yesu, akira agakiza k'Imana mu izina rya Yesu, akira kumererwa neza mu izina rya Yesu, akira imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu. Aho uri hose byakire mu izina rya Yesu. Amen. Rero ijambo Imana ashyize ku mutima impaye bavandimwe, ndumva ryari ryo ngiryo. Imana ije bamugisha mu izina rya Yesu ndariti. Amen. Biragoye ntacyo twarenzaho nyuma y'ijambo ry'Imana, no kwegera Imana. Gusa icyo nagusaba, wenda harimo abantu benshi bagiye babidobya mushumba, bakita abakozi b'Imana atari bo, kubera bw'inyungu zabo, bashaka utuntu n'utundi by'uwo muri ubu buzima, bakiyitirira ko ari abahanuzi. Abantu bagenda bakamuka,
barakamuka pe babangisha Imana barabahungisha ariko ndagira ngo nizeza abantu ko abakozi b'Imana bakiriho bazima niyo mpamvu rero nagira ngo nkusabe mo bitwemereye abantu bifuje kuzasengana namwe ndabizi nubwa mbere tubakiri ariko ntabwo ari ubwa nyuma muzajya muhora muza muduhesha umugisha rwose nabyemeye kandi zandikora bahe nimero zawe muzasengane uzabagira inama uzabereka inzira y'agakiza uzongera unabereke ko abakozi b'Imana banyabo bafite impano z'Imana bakiriho yego tubwire wenda ntangira sinabibwiye neza ni itorero rya Nazarene World Temple mu Rwanda muri iyi minsi ntabwo rimo rikora kubera ko twabaye n'ikibazo cyo kutuzuza ibisabwa leta dusabye twagiraga dutera intambwe ugasanga ntibibonetse tukajya tugahagarara tugasubira tugahagarara muri iyi minsi rero dusa nkaho twabaye duhagaze turashaka imbaraga n'ubushobozi ntabwo biradukundira ariko kuko Imana iri kumwe natwe bizakunda itorero risa nkaho ritarimo rikora bitewe n'ubushobozi buke bwabuze ariko umuhamagaro w'umutwe guracyakuragira ngo n'ubwo abantu barabibona so rero aho abantu bashobora kumbona mu buryo bworoshye ni kuri telefone telefone rero ni 0782 73 14 36 iyo ngiyo ibona kuri WhatsApp gusa WhatsApp uyu munsi ntabwo ari bikora neza bitewe nuko urabona ko ni iPad yanjye yagize ikibazo isa nkaho imeneka hano telefone yaramanitse kubitaho iPad itimeneka na telefone irameneka ariko Imana ishobora guhita imereza iyindi ariko ufite telefone gato abantu bambonaho ariko nyuma y'iminsi umwe ibiri Imana akora igitanga zikaboneka so rero iyo ya WhatsApp ni 0782 13 hanyuma wabamagaraho nanone iyo ngiyo yibuze ni 07 9 0 3 27 5 33 zose nizanjye wazimamagara azimbonaho yego Imana bamugisha rero mwakoze yego kandi mu by'ukuri uwankinira wese yambona hari ikintu warumva ritese hari abantu bakumira muri ibi bintu mu by'ukuri barahari ariko nanone n'abavura ibikomere nabwo baracyahari ngiye nkora kubwira abantu bavuga ngo ibi byose biba ni ngombwa bibi kuko Yesu avuze ati hari abantu bazakomambwa ngo nawurigize mbamenye rero kugira ngo abantu bazabeho nuko bazagaragara uwo munsi nuko bagomba kubaho abantu z'inyuma bazabaho abeshya bazabaho rukungu rukora n'amasaka rero abangaba bavuga ibintu barahari ntago ntiwabuza kuza nta nubwo wanababone bakanaka ariko barahari kandi kuba bahari ntago ari kosa n'ubuhanuzi bigomba gusohora ariko n'abasana imitima n'abasenga n'abavugana n'Imana baracyari gihe ni umukozi w'Imana Imana ica inkoresha mu buryo bwose butandukanye ukeneye gusengerwa niyo tutaramanyije iravuga nkumva nkakubwira n'Imana ivuze gutya nimba ijambo ry'Imana nimba ari muguro byose iki Imana ishoboje uwo mwanya turi kumwe kirakunda yego yego amen yego Mana yo mu ijuru Mana igira neza uri Imana ikomeye ndanezerewe cyane ndishimye nejejwe no kuri data wa twese nejwe n'iri jambo ryawe tuganiriye nejwe nuko unyemere kurigeza ku bantu bose bari hirya no hino ndanezere ku bw'ubuyobozi bwatwakiriye kuri televiziyo kugira ngo tubashe kuganira nishimiye ku bantu banyumvise nishimiye kuko ugiye gukiza imitima ya benshi nishimiye ko ugiye guhagurutsa abantu benshi nishimiye ko ugiye gutanga amahoro ku bantu benshi nyuma y'iri jambo nishimiye ko ugiye kurema byinshi bikomeye ku buzima bwabo kuko ari we Mana gusa wenyine kandi ushobora byose rero ndasenze kugira ngo Nyagasani mu ijuru ukomeze kudufasha no kutuba hafi nanyu unyongere imbaraga n'amavuta n'ubutware kugira ngo Nyagasani icyo wamaye cyose ngize ku bantu bawe kandi mvuga ukuri nkweruye nakugoretse kugira ngo nanjye kuri wa munsi nzabone ingororano nziza kandi nkwiriye y'ukuri mvuze izina ryawe rero nsengeye abantu bose batandukanye nsengeye aba bantu batwakire hano hantu basaba umugisha n'imbaraga n'amavuta komeze kubagura kandi nanjye ndagushimiye kumaye kubana no kumenyana nabo kandi dufatikanye twamaze ubutumwa bwawe bigene neza ndasenze nsengeye n'itorero rya Nazarene ntago tuba dukorana n'ahanga ko turasaba imbaraga n'ubushobozi kugira ngo Nyagasani dushoboze nko kubishaka kandi bishobora kutugendekera neza urakoze rero ko kuri Imana bize gusenga kwacu no kunyinga icyo ni cyawe mu izina rya Yesu Nazareti amen.